kimwe mu musundwe ukomeye isi igenda imaramo amategeko akomeye n'ubusambanyi. Ubusambanyi buragenda bworoherezwa, ariko Imana mu magambo yayo ibizi neza ku musundwe ukomeye ku munyamasezerano n'ubusambanyi. Mpamvu umuntu asigaye atabana 6 akifotozanya n'umusore ashatse uwo mwanya arataye abana 6 kandi akabona posteri. Mwebwe mwabibonye muzansobanurire biramusinda byumva. Ku muntu ashaka gutabana 6 yarangiza agasezerana n'umusore bahuye gutyo gusa kandi akabona posteri akayagira ati nabishakishe n'ubusindabyo. Sindabyumva. Nanze kumvira Imana ndi mu biryo byinshi. Harabona abayoboye hano baranzi tuvuga ibyongereza byinshi tutavugirwamo. Tujya mu nama muri Serena, guys. Cyo gera amakaminuza 2 ya leta. Nyavugira ntavugirwamo nambara gakote buri wa 3 ndodesha gashya. Imana irambwira ngo nkwigishije mu biryo byinshi wanga kumva, ngiye kuzana ubwoko bw'inzara nyinshi uzazamura imyumvire kandi ko bwarayizamuye ndumva. Simbibifuriza mu mahame y'ubwami bw'Imana ubu ngubu turimo bukiri mu isi. Hari ibintu 3 mugomba kwitondera kandi ashaka kubivuga tugasenga Imana tugasoza. Icyambere, iyo umuntu ahombeye Imana nyuma yo kumwubaka, hari igihe Imana idahita imwica. Murankurikiye? Iyo umuntu ahombeye Imana nyuma yo kumwubaka, Imana yarakoresha imbaraga nk'izo yakoresheje, hari igihe Imana idahita imwica, ahubwo igatanga isoko ikiritsindiye nicyo kimukosora kikamugarura mu muhamagaro. Barambwira ngo ngo president ngo twebwe ngo urabibona ngo twavukiye ahantu ngo yafi ngo turi abantu nyine ngo babohotse. Njya kubasengera kuko bari bananiye. Imana irambwira ngo bihorere, nzabaha abagabo bazabahesha ubugingo kuko nabibabwiye. Bituma ngira amatsiko, hari ingo mutasengera ngo bikemuke kuko umugabo ari muri gahunda y'Imana. Buri rwego rushya ruri mu dayimoni mushya. Muzi impamvu? Ntabwo Imana yashatse kugira isi paradizo. Abantu rero mwitwara nkaho mwageze muri paradizo mufite ibibazo. Mu nzu y'Imana nta kiruko kizabukuru kihaba. Babwira icya kabiri, Zaburi nshya. Yera Imana amashyi tuyishimire cyane. Dukomere Imana amashyi cyane. Nanjye ndashimira Imana ko ndi muri ibi birori. Nubwo tutaje twambaye uniforme ngo tubikomeze cyane, ariko mu isi y'umwuka ni ibirori. Kuko ahantu hose Imana ikorera biba ari ibirori. Nari mvuze ngo ahantu hose Imana ikorera biba ari ibirori. Kandi Imana imfashe. Imana iri hano ntabwo ari nk'umusaza ukirutse malaria muri CHK. Oya. Imana iri gukora ibintu bikomeye muri no teraniro, ntabwo ari nk'umusaza ukirutse malaria muri CHK. Murankurikiye? Nta nubwo ari nk'Imana twumvise mu mateka yayo mu bihe bya kera mu Bisiraheli. Murankurikiye? Ahubwo ni Imana ikitwa Imana. Turabihamya? Twongere tuyikomera amashyi cyane. Tuyishimire, Imana irakoze. Hanyuma rero ndumva ntari mu mwuka wo kuruhanya, niyo mpamvu navuze izina rimwe, nitwa Yohani Paulo. Birahagije. Dusome Bibiliya, igitabo cya 2 cya Samuel, mu bice 7 umurongo wa 1 ndaza kugeza ku murongo wa 3. Igitabo cya 2 cya Samuel, bice 7 umurongo wa 1 turaza kugeza ku wa 3, ndaza no gusoma no muri Zaburi ya 18. Kadusome mu izina rya Yesu. Aravuga ngo nuko umwami aba mu rugo rwe, kandi Uwiteka amuha ihumure ku babisha be bamugose bose. Uyu ni Dawidi. Bukeye umwami abwira umuhanuzi Natani ati, dore ubumba mu nzu yubakishijwe imyerezi. Muvuga ngo yarazi gushyira mu gaciro. Ariko isanduku y'Imana iba mu ihema. Natani asubiza umwami ati,
genda ukore uko umutima wawe ukubwira kose kuko Uwiteka ari kumwe nawe. Amen. Zaburi ya 18 ndasoma imirongo nyitaruka, nari kuyibasomera yose ariko nta mwanya dufite, kandi nabonye abanyarwanda badakunda gusomerwa ibintu byinshi cyane, ni umuco tudafite. Zaburi ya 18 tubanza dusoma umurongo wa 2, ndaza kugenda ntaruka, ndaza mbabwira umurongo tugenda dusoma. Zaburi ya 18 umurongo wa 2, twumve Dawidi aravuze ngo ndagukunda niwe mbaraga zanjye. Hariho full stop cyangwa se akantu k'akabago. Turi kugendana. Umurongo wa 7 twasomye, mu mubaro wanjye nambaje Uwiteka, natakiye Imana yanjye, yumvira ijwi ryanjye mu rusengero rwayo, ibyo natakiye imbere yayo biyinjira mu matwi. Murongo wa 18 kugeza kuri 20, ankiza umwanzi wanjye ukomeye n'abanyangaga kuko bandushaga amaboko. 19, munkurikire mwumve, nshobora no gusoma tugasorezaho. 19 aravuga ngo bari bantanze imbere ku munsi w'amakuba yanjye, ariko Uwiteka niwe wambereye ubwishingikirizo, abinkuramo anshyira ahantu hagari, yankirije kuko yanyishimiraga. Tuvuge ngo amen. Uyu mugoroba ndashaka kuvuga ijambo ritoya umuntu wese yatahana, rivuga ngo umwihariko mu gukorera Imana. Umwihariko mu gukorera Imana, mu Gifaransa bavuga speciality. Kandi ndava hano umuntu wese yongeye gutekereza Imana akongera kugira umwihariko mu gukorera Imana. Yesu ashimwe. Dawidi ni umwe mu bami ba Isiraheli Imana yagiye ikorera udushya, ariko nawe amaze guhinduka, yari amaze kuba we, amaze kuba umwami, ayikorera udushya kimwe kuri kimwe. Dawidi ni umwami wa Isiraheli Imana yakoreye udushya, ndaje ntubabwire muratungurwa. Yesu ashimwe. Amaze kuba umwami, Imana imaze kumukiza abanzi, Abisirayeli bamaze kumwemera, aravuga ngo nanjye mbonye umwanya wo kugaragariza Imana ko nazirikanye. Yesu ashimwe. Mu bintu yakoreye Imana bigatungura abantu batari bazi ko umunyacyubahiro nkawe adashobora gukora, icyambere murankurikiye, ni ukubyinira Imana atitaye ku muntu uwo ari we wese. Dawidi ari mu bagabo babyiniye Imana nta muntu yitayeho. Muzi impamvu? Hari ikintu yari yaramenye, yamenye ko abantu baje inyuma y'Imana. Iyo Imana idakora abantu ntibari kuza. Yanga gukora ikosa ryo kureba ku bantu, areba ku Mana agiye kubyinira, arayibyina. Ndaje mvuga amagambo make, ndumva nafashwe n'umwuka ujya umfata nkavuga amasaha 6. Hari igihe avuga amasaha 6. Naherutse kurazamo korari bagira ngo ndimo ndakina, mpera saa 4 ngeza saa 7 z'amanywa nkivuga. Saa 7 z'amanywa nkivuga. Saa 4 z'ijoro. Barahari n'abahamya. Ariko ndavuga ibintu bike. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Dawidi mu bintu yazirikanye, yarazi ko abantu baje kubera ko Imana yakoze. Mu kuyikorera agashyiramo agashya ko gukorera Imana atitaye ku bantu bari kumwe. Umunsi umwe ngo bavuye kuzana isanduku y'isezerano, natangaye kwa Obededomu, ngo bagiye kubona umwami arahindutse, iby'icyubahiro n'amasaruti no kumwemera abivuyemo. Muzi impamvu? Ntabwo ari ahantu bari batambira Uwiteka, ari mu ishyamba kure, aribuka imbaraga zamukijije amenyo y'intare, arimo aribuka imbaraga zamukuye hagati y'idubu,
arimo aribuka urugendo yagendanye n'Imana ngo agere ahageze akayitambira atitaye ku muntu n'umwe bari kumwe, yitaye ku Mana bari kumwe. Ngo arabyina kweri. Buriya abami muzajye mureka babyine. Iyo umwami abyinnye hari kosa atakora. Ntashobora gusezera abantu atabahaye umutsima n'icyo kunywa n'inyama. Ngo yarabyinnye, arabyina n'abandi nabo barabyina. Ngo arangize batera intambwe agatamba ibitambo akabyina, batera intambwe agatamba ibitambo akabyina, ntavuge agakora. Batera intambwe agatamba ibitambo akanabyina. Bibiliya iravuga ngo amavuta mu bana benshi, aravuga ngo hari imyanzuro ntazanye, babagaburire mwese. Kandi babaha umutsima n'inyama murye. Ndumva ibihe ndimo bikomeye cyane. Ngo arangiza ayo mavuta arayatahana akubitana n'umuntu wahuye na wakuze. Bwira mugenzi wanjye ngo twahuye dukuze. Ashaka kubabwira ibintu byinshi mu gihe gito. Muri iyi minsi ngenda ahantu henshi, nabonye abarokore benshi barivumbuye ngo ntibashaka kongera gusubira mu nsengero. Mundebe hano mvuga amagambo akomeye. Icya mbere nshaka kubabwira, amadini n'amatorero ntabwo ari muri paradizo, ari mu isi aho hazahora hari akajagari k'impinduka. Niba ukorera Imana rero ukayikorera kubera idini, uzagwa, uzapfa, uzapfuka. Dore uko mundeba, Imana imfashe mwe kundeba nabi. Kubera iki? Mbere yuko duhura n'idini twahuye n'Imana. Tutarahura na ba data twahuye n'Imana. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo nakumenye narakurema. Imana yahuye natwe, nta wundi muntu turahura nawe. Niyo mpamvu iyo tuyikorera tutareba ku kintu na kimwe, tureba ku Mana twahuye kera. Yarangiza twamara kuvuka ikadukuruza umugozi w'ineza, ikatwiyegereza, ikavuga ngo uyu munsi ndababyaye, mubaye abana banjye. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ngo agezeyo umugore aramubwira ngo uri umugabo w'umupfapfa kumanura amavuta yo gukorera Imana. Ariko asanga Dawidi yafashe umwanzuro, avuga ati ngiye nkurikije ibintu Imana yakoze, mfite umwihariko wo gukorera Imana. Nta mbaraga, nta bubasha, murankurikiye, nta bihe, nta minsi byabinyambura, ngomba gukorera Imana kweri. Ngo aramubwira ngo wifataga nk'umugabo w'umupfapfa, uri umupfasoni. Kubera iki wibeyurira imbere y'abaja n'abagaragu? Kwibeyura ni ugutaraka amakanza akazamuka. Murankurikiye? Kubera iki wibeyura imbere y'abaja n'abagaragu? Aramubwira ati ukoze ahantu habi, ntabwo ndava hano ntagusubije. Jewe uko wambonaga ntaraka, nkatamba n'ibitambo byinshi, burya natambiraga Imana. Yakuye so Sawuli ku ngoma ikanyimika. Avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo kandi nzakomeza kubikora. Abo bagaragu ushobora kuba utazi ikibanyubahisha, si uko ndi Dawidi, ahubwo Imana natambiye izakomeza gutuma banyubaha. Haleluya. Reka mvuge ibintu bikeya. Mu gihe cy'ituze, ibyo bita mu Cyongereza ngo yarageze igihe cyo kwinjoyinga. Ntabwo yinjoyinze, ntabwo yatembeye ngo ajye ku byicundo. Sitopre, nyumva neza, nkurikira, ndashaka amatwi yanyu afunguke. Ntiyatembeye ngo ajye kujya ku mazi kurya inkoko n'ibindi byose atariye, jamais. Ngo ahubwo yaravuze ngo ngiye guterura ikintu kinini mu Mana, kuko Imana yateruye ibintu bikomeye ku buzima bwanjye, nanjye ngiye guterura ikintu kinini. Muzi cyari kimaze kuba? Ngo yaramaze kunesha ubwami bune bwananiye Abisiraheli. Ngo yaramaze gucogoza Abafilisitiya, murankurikiye, arabanesha, abambura urufunguzo rw'umurwa rutahana. Kabiri, anesha Abasiriya. Ntabwo bose mbibabwira. Abafilisitiya intego yabo ni ugukubita umukuru mu bandi,
abasigaye bakaba bacakara kuko bazi imbaraga z'Abisiraheli. Ntago munyumvise? Iyo baje mu rugo bakubita umugabo kugira ngo abasigaye bahinduka abacakara babo mu marira mu maganya. Niyo gahunda yabo. Mpamvu Goliyati yabwiye Dawidi aramubwira ngo nunesha tuzabagaragu banyu, ariko ninkunesha namwe muzabagaragu banyu. Ntabwo Abafilisitiya bica bose, bica ukomeye. Bica ukomeye, abasigaye bakababyaza umusaruro kuko bazi imbaraga z'Abisiraheli. Ukurikije imbaraga z'itorero bazi imbaraga z'abanyetorero. Reba amasaha mu mazi bababyaza umusaruro kweri kweri. Nimurebe abantu ukuntu babyinaga, ibaza ubyina mu kabari Satani yavuga ati kweri kweri. Ibaza umuntu ushaka kuvuga ayo masaha yose, ibaze mvuga ntukana mfite nk'ibitutsi mpindura kimwe njya mu kindi, avuga ati kweri kweri. Ntabwo rero batera umunyantege nkeya, batera ukomeye mu bandi. Muri groupe batera ukomeye, muri korari basaka perezida. Kandi icyantunguye ntibashaka ukuboko, barashaka igihanga. Ariko ngo Dawidi afashijwe n'Imana ngo arabanesha, arabacogoza, ngo bambura urufunguzo rw'umurwa arawutahana asiga ukinze. Kakajagari na kakavuyo k'Abafilisitiya kararangiye. Ajya ku ihanga rya kabiri ryitwa Abasiriya. Abasiriya sinza kubatinda, Imana imfashe. Abasiriya murangurikiye ngo yarabanesheje, bamwe arabica abandi abagira bashinzwe kuzana imisoro. Bo gahunda yabo ni iyi, ni ugushaka umunyempano umenya amakuru y'ikambere aho bakorera inama. Barashaka umunyempano mudugudu, barashaka umunyempano muri korari, kandi umuntu uhuye n'Umusiriya bamusiga hungetwa, bamusiga asigaye ku mafilozofi ya kera. Kubera ko umuntu wese utuye Mbuga Ngara ashobora kuvuga Igiswahili ariko ntibisobanuye ko ari Umukongomani. Gupirata rero mu mwuka biroroshye. Nkanjye wakuriye muri ADPR kuva ku myaka 4 nakureberayo kandi ngenekereje. Ndeba hano kankoreshe dirije tuzira dirijante. Ukurikije amatama ye harimo ibiryo. Uba amasezerano wamwohereza mugenekereje ni Dubai. Ariko nta mani bimbwiye pirate. Bamwambura icy'ingenzi. Abasiriya ni babi nta nubwo bamwica. Bakwambura icy'ingenzi bakagusigira izina. Abantu bajya basakisha icy'ingenzi bakakibura bakumva izina gusa. Bishop narahamagawe, pastor ndahanura, ariko yakubita mu mwuka mukumva n'amasoko yanduye gusa. Muranyanze ngere ku ba gatatu ni Abamowabu yanesheje. Abamowabu we nta kindi bakoretse guhumanya. Intego yabo ni uguhumanya. Ni uguhumanya. 25 kubara. Baramu yari yahanuye abwira Baraki aravuga ati buriya bwoko Imana itabuvuyemo kubuvuma ntibyakunda. Kuko yagiye kubwitegereza aravuga ngo nubwo ububona busa nabi, ariko Imana yabuhamagaye yabutuje ukwabwo, n'ubwoko butuye ukwabwo. Busa n'uburi mu butayu busa nabi, ariko mu mwuka butuye ukwabwo, bufite imbago zabwo. Shandotako bufite imbago zabwo. Basa nabi, bareba nabi kubera ubutayu n'umuyaga n'imihindagurikire y'ubutayu, ariko mu mwuka bafite imbago zabo, kandi Imana iri hagati muri bo, igendera muri bo, ivugira muri bo. Haleluya. Shandotako atolese nawa. Haleluya torero. Nta munsi numwe itorero tukiri mu isi mbabwiza ukuri atazagira n'abandi bigisha babeshya. Tuzasa nk'abageze muri paradizo. Tuzahora dufite inenge kuko ntituragere Kanani yacu. Muranyanze? Muzahora mufite inenge kuko ntimuragera muri Kanani yanyu. Abafunga mutwe, abantu batari abasirimu, abantu badasobanutse,
kuko ntabwo tuba updated, ntabwo tuzamurwa mu rwego, murankurikiye, dushingiye ku myumvire y'isi, ahubwo twebwe ko tugenda duhinduka nuko dutera intambwe, ni tekinike twakira mu mwuka ziturutse iwacu. Nubwo tukiri mu isi ntituyoborwa no, ahubwo iwacu nibo batuyobora. Haleluya. Gatatu, arangije aravuga ngo buriya bwoko nubwo ubureba, Imana yabuhaye umugisha kera kandi sinawukura. Iyo umuntu ahamagawe akaza muri Kristo Yesu, Imana imucomokora kuri liste y'imivumo n'imyaku n'amakamere n'ibindi byose bipfuye, ikamucomeka muri Kristo Yesu. Ako kanya barurirwa ku ifishi y'Imana. Muvuge ngo turi ku ifishi y'Imana. Nabwiye abakristo b'iwacu Nyarugenge, ndababwira ntimusengere ibiciro ko bimanuka jamais. Kuko mwitangiro haravuga ngo isi kiriho ibibe n'isarura bizasimburana. Urugaryi n'iki nabyo bizasimburana. Nimubwire Imana ihuza ubuzima naho ibiciro bigeze. Murankurikiye? Nimubwire Imana ihuza ubuzima naho ibiciro bigeze. Kuko ibihe byo bizahora bihindagurika kuko nakajagari ka. Murankurikiye? Imana yaduhaye umugisha kera. Tuyihereze icyubahiro. Turabanyamugisha. Gatatu, arangije avuga ikintu gikomeye, ni nacyo nsoreza ibindi nkabireka. Ngo aravuga ngo nagiye kubona mbona Imana yabo ifite amaboko nk'ay'imbogo, kandi niyo bagenda imbere nabo bagenda bayivugiriza iki? Ubarebeye kure arabona basa nabi, ariko ubegereye arabona impundu hagati muri. Nakunyumvisha. Itorero urirebeye inyuma abona ari ibintu by'amahame bipfuye, zigzage, kajagari, zizengyure, ariko ubegereye yumva impundu. Sibyo musumba? Si impundu z'undi muntu, ni impundu z'umwami wabo. Nabo bagenda bamuvugiriza iki? Impundu. Ageze hepfo aravuga ngo ntabyo kuraguza, ntabyo ubugoryi mbonye mu bwoko bwa Yakobo. Ageze hepfo ngo arababura mu kibaya, abona ngo intare bavumbutse nk'intare y'ingore. Byasobanuraga Kristo Yesu uri hagati muri bo, ufuhira itorero rye. Kristo Yesu ari hagati muri twebwe, afuhira itorero rye. Kandi mu gihe cy'intambara yanga ko tugaragara, akaba ari ugaragara. Haleluya. Reka ne gutinda. Bibiliya ivuga ikintu gitangaje. Iravuga ngo arangije ibyo byose. Ubwo ndi kuvuga ku Bamowabu. Aramwegera. Baraki aramwegera. Baraki ntabwo ashobora gushirwa. Niyo mpamvu mu nzu y'Imana hari ibintu bibiri muzitega. Icya mbere, nta kiruhuko kizabukuru kihaba. No retirement. Mategeko agenga umurimo y'ibihugu n'ama-ONGO n'ibiki hazaba ikiruhuko kizabukuru, ariko mu nzu y'Imana nta kiruhuko kizabukuru kihaba, kuko buri rwego rushya rugira umudayimoni mushya. Umuntu ava mu busore afite dayimoni arwana nazo, akaba umugabo, akaba igikwerere, akaba umusaza, n'abasaza bafite dayimoni bahangana nazo. Buri wese asabwa guhagarara mu ntambara. Ko mbona banyanze? Yesu ashimwe. Abashatse mwabonye dayimoni yaragiye? Nubwo umugabo yabakubwira ngo be, akazana gatoya buri munsi, wasanga dayimoni nshya yakwiteguye. Niyo revo, niyo devo. Buri rwego rushya ruri mu dayimoni mushya. Muzi impamvu? Ntabwo Imana yashatse kugira isi paradizo. Abantu rero mwitwara nkaho mwageze muri paradizo mufite ibibazo. Mu nzu y'Imana nta kiruhuko kizabukuru kihaba. Babwira icya kabiri, mu nzu y'Imana nta muntu usimbura undi mu murimo ngo umubyizi bawumwandikeho. Mu kazi gasanzwe birashoboka, umuntu ashobora kunkorera dukorana tugakwepa chef na boss, ariko mu nzu y'Imana biratangaje. Ubutaje ntiyaje. Ntabwo ushaka kuvuga ngo reka mukorere ngo nkorera n'umugabo wanjye. Biriya no gupirata Imana. Ntawe ushobora gusimbura undi. Imana ihabwa icyubahiro. Baraki aramubaza ngo none namushoborane. Urumva ni ikiganiro kiri hagati y'umunyamwuka watangiye guterwa no gukunda ibintu n'undi muntu ufite ibintu. Namwe ni murebe abantu babiri. Ni umunyamwuka ukennye
watangiye gukunda ibintu kandi akaba ari kuganira n'ufite ibintu. Nimurebe iyo scenario cyangwa ubwo buryo. Arangije aramubwira ngo nabashoborane. Aravuga ati rero keretse uzanya abamo wabo kazi bakabanduza. Ngiye kuvugira ibintu bikomeye hano kandi ndasaba umuntu wese kunkurikira. Bibiliya ivuga ikintu gikomeye ngo aragenda ategura abamo wabo kazi n'abamidiyani kazi. Ngo baza bambaye nk'abakobwa bari mu gihugu cy'iwabo. Aramubwira ati muri bera abagabo b'Abisirayeli bamaze imyaka myinshi batabona abantu basa neza bikozeho. Icyambere mubatumire mu birori mutabatse amafaranga. Kabiri, uriho muranyumva? Nyuma yo kubatumira mu birori mutabatse amafaranga, mu byo mubakiriza inyama zaterekerejwe zintonorano. Gatatu, mubahe basambane byoroshye. Ndeba hano, kimwe mu musundwe ukomeye isi igenda imaramo amategeko akomeye n'ubusambanyi. Ubusambanyi buragenda bworoherezwa, ariko Imana mu magambo yayo ibizi neza ku musundwe ukomeye ku munyamasezerano n'ubusambanyi. Mpamvu umuntu asigaye atabana batandatu akifotozanya n'umusore ashatse uwo mwanya arataye abana batandatu kandi akabona posteri. Mwebwe mwabibonye muzansobanurire biramusinda byumva. Ku muntu ashaka gutabana batandatu yarangiza agasezerana n'umusore bahuye gutyo gusa kandi akabona posteri akayagira ati narabishakishe n'ubusindabyo. Sindabyumva. Ngo haza abakobwa bambaye neza. Baraza abafite imitima yoroshye bahita babafata barajyana bageze inyama zaterekerejwe barasambanye. Ndashaka kuvuga ibintu bikomeye mugiga sinzi aho yari iri. Habuze umuntu haguruka ngo arwane ishyaka ry'Imana mugiga ihita haguruka. Mundebe nihabura umuntu urwana na bya bindi murwana nabyo, hari ibizahaguruka, hari izihesha akazi kandi mugiga yagukosora bye mu gitondo ikabyuka gushyize ku murongo. Ariko mu bintu by'ansengera abakristo sinjya mbifuriza guhura na mugiga bakosora. Njya avuga ngo bajye bizana imbere y'Imana. Biraryoshye? Biraryoshye? Mujye mubwira Imana ngo Mana ndashaka uzajya nizana. Ntabwo nkeneye kohereza mugiga. Ntabwo abantu banyumvise. Umwe muri bakora ikosa ryo ngiye kubabwira ndibabuze. Cyane abanyamuhamagaro n'abo mu murimo w'Imana. Ikosa rikomeye yanze gusambanira ku gasozi ngo yaraza amasaha abatambye baba batari mu rusengero. Urumva n'umuntu uzi time table, uzi gahunda yo mu rusengero, uzi ukuntu batamba, uzi ukuntu babigenza, uzi ukuntu abatambye bafunga urusengero. Ashobora kuba yarazi naho imfunguzo bazibika. Reka mbivuga muri ayo magambo mwumva. Ngo arangije afata umukobwa aravuga ati sinsambanira ku gasozi. Urumva arashaka kurinda izina rye imbere y'abantu, ariko imbere y'Imana yabyangije. Ngo afata umukobwa w'umumidiyani amuzana mu ihema ry'ibonaniro. Murankurikiye? Muzi ikibazo yagize? Yagiye areba agaruka atabona, kuko imbere ku muryango w'ihema ry'ibonaniro hari abantu barira, harimo Mose na Finehasi n'abandi baririra bagiye, ariko kubera ko yagarutse atabona ntiyabibonye. Mundebe hano babwire, iyo umuntu asize imirima yo mu bwami bw'Imana aho yakoraga akabyara inyungu z'ubwami, akagenda akaramuka agarutse, agaruka yitwa umuhumbyi, kuko imirima bahita bayifata. Buriya nugenda jyaka akajagari ibi bintu ndabyanze, ndabatangariza ko akajagari kazahora. Akajagari kazahora. Nta munsi itorero cyangwa idini rizagaragara nk'iri muri paradizo. Nta. Yesu yaba yivuguruje ku ijambo yavuze. Akajagari muri korari kazahora. Maze tugeze ku gihe gikomeye aho nshobora gutumira mwene data nkamubwira nti mfite anniversaire, uyu yumva ntitumutumire. Biragusaba imbaraga z'umutima ngo utabivamo. Ku rwego turiho n'urwego turiho ntabwo ruriho. Pole rero. Nshobora gutumira umuntu nkamubwira ngo mfite gato, unyumva ntitukubwire. Kandi nta nubwo dufite itegeko ryo kukubwira. Kubera iki? Mundebe hano hari ikintu mwitiranye. Gukundana ni itegeko ry'Imana, ariko kubana ni amahitamo.
pole sana. Ngewe ntabwo mpatirizwa kubana nawe, cyakora ntegetswe kugukunda ariko ijambo ry'Imana rivuga. Ariko kubana na amahitamo yanjye. Niba rero ntashaka kubana nawe wigira amatiku komeranye. Niko bimeze. Niko bimeze. Ngo arangije aramuzana. Mundebe hano babwira ikintu kibi. Iyo umuntu atangije icyaha gishya, Imana ishobora kumukubita vuba cyangwa ikamureka. Iyo atagize umwanya ngo yihane, Imana imuhanisha igihano gishya kitigeze kubaho kugira ngo ibwire abandi basigaye inyuma ngo faites attention. Iyo umuntu atangije icyaha gishya mu murimo akazana ibitamenyerewe abandi bakabyandura, Imana imukubise imuhanisha ikintu gishya kugira ngo ibwire abandi ngo faites attention, ibyo mutangiye sibyo, sicyo nameneye amaraso. Murangurikiye? Feneyasi ngo wari ufite icumu rye, ndabifuriza ko amacumu mwahagurukanye muyakomezanye, kuko mu minsi iri imbere azakora akazi. Haleluya. Nubwo bataragutumira, nubwo utarahanura, ariko icumu uhagurukanye rikomeze, mu minsi iri imbere rizakora akazi. Feneyasi ngo arahaguruka afata icumu aribajombamo ribahinguranye. Imana ihita ivuga iravuga ati kweri kweri ni wowe nari ntegereje. Imbere aha Imana izavangura ibintu. Yesu ashimwe. Dawidi rero amaze kubona agize ituze, ashaka kugaruka ku magambo nshaka kubabwira. Abisirayeli bose bamwemera, avuga ijambo akarivugira ibwami rikagenda rikagera mu ntara zose. Ntabwo yarangaye, yaravuze ngo Mana, si umwanya wo kwinjoyinga, si umwanya wo kuryoshya nk'uko mubivuga, ni umwanya wo guterura ikintu kinini kitabayeho muri Isiraheli. Muri Zaburi 132 umurongo wa 1 kugeza kwa 5 abwira umuryango, arababwira ngo nta muntu uzongera kubona amaso yanjye bitotse. Mwumve imyanzuro, mwumve umwihariko mu gukorera Imana. Nta uzongera kumbona amaguru yanjye igitanda ntarabonera Uwiteka ubuturo. Ntabwo naba mu nzu y'imyerazi nziza mu rurembo rwa Siyoni ngo ninyanyura ku isanduku y'isezerano nyisange mu ihema jame. Ngiye guterura ikintu gikomeye. Imana ntiyavuga ariko iravuga iti shyira mu bikorwa sha. Shyira mu bikorwa, nanjye hari ibindi bintu ngiye guhita nguha. Shyira mu bikorwa, hari ibindi bintu nanjye ngiye guhita mfungura. Murangurikiye? Yesu ashimwe. Haleluya. Kubera iki Dawidi agize uyu mwihariko umeze gutya? Reka mvuge ibintu bikomeye vuba vuba. Icyambere, yibukaga ko ari we nahageze ari Imana yabikoze. Muvuga ngo ni Imana yabikoze. Yibukaga ko ari we nahageze ari Imana yabikoze. No, sinshobora kurya, nshobora gusinzira, ntarabonera Uwiteka ubuturo. Byaba ari amakosa. Munyumve neza amabwire aya magambo. Abarokore benshi Imana ibazamurira muri nzara ikamwigisha kwambuka rompo. Uragira ngo ufashe imyaka 28 wigiyeho kwambuka rompo we, ugaha umuntu akazi ngakwigisha wamwishyuraga yanagucunaguza, ari naho magira karambere. Bari kugutinya kwambuka umwana uvuye muri garidiyeni yawe. Imana ikamwigisha kwambuka rompo, ikamwigisha kurya yitonze adasahura, ikamwigisha gukaraba ndakutworoheje, ikamuzamura ikamubakira urugo, akitwa papa akitwa mama, ikamugirira neza. Murangurikiye? Yamara kugera muri ubwo buzima azamuhesha icyaha, agafata Imana, njye naguye mbivuyemo. Bwira mugenzi wawe uko mukwiyumva. Nukwiyumva. Babwira ijambo kandi muryandika ahantu muribike ubuzima bwanyu bwose. Muryandika ahantu. Imbaraga wakoresha gufata igihugu nizo mbaraga ugomba gukoresha ukirinda. Bongera nsubiremo. Imbaraga wakoresheje ufata igihugu nizo mbaraga ugomba gukoresha ugira gute? Reka ntabwo urugero ku badamu. Niba umugabo yaragukundiye kubera amaso meza biragusaba kudasaza.
izo mbaraga zamufashe ntuzitakaza, uzatakaza n'umugabo. Niko bimeze. Niyo mpamvu mwisi abandi badakikijwe kubera ko babonye, kubera amaso meza yateretse, kubera ibyo yashyize mu bitandukanye abishyiraho kwekwe. Muvuga ngo bazi ubwenge bwabo. Impamvu ashyiraho kandi agashyiraho umutuku, arashaka kujijisha umusaza mugende. Ntakeneye ko imvi zigaragara, arashyiraho akamanura umutuku, ubururu, umweru. Arashaka kwereka umugabo we ko amaso ye akiri meza. Yajyaga yibuka ko ahari naho ageze ari Imana yabikoze. Mbabwira ibintu bitangaje by'udushya twabaye mu buzima bwa Dawidi. Icya mbere, kubana n'ibyica mu ishyamba akabirokoka. Ariko mwari muzi ko ikintu cyitwa intare mu bijyanye no kurya kirya mu buryo bwa gisirimu. Ntabwo kirya ibintu byabuze, kirya ibintu bigifite ubuzima. Murebe afite ubuzima waga mu ishyamba harimo Dawidi, ariko abana n'intare. Imana iramurwanira imuvanayo. Ibyo yajyaga byibuka. Icya kabiri cyantangaje, Imana yamurindiye amavuta y'ubwami ntibayayobye. Ariko simbizi niba mubyibuka, baje kumwimika adahari. Ari he? Ntiyihezuye, ntiyakarabye, ntiyisize. Haza abahungu baga mu gisirikare cya Sawuli, harimo Eliyabu. Cyambere yari umwana w'imfura afite pinya, yarakoze imyitozo, araseruka kweri kweri. Muzi ko ariho hantu hambere Samweli yavangiwe, ari naho hanyuma ngo akimubona aravuga ngo nukuri uyu nguyu ni Uwiteka agiye kwimika. Ariko Imana irwana ku mavuta ya Dawidi iravuga ngo no, nubwo atari muri iryo teraniro, Imana irimo iramurwanaho ngo atagira umuntu uyobya amavuta ye. Babwira akantu, mwaretse tukagwa Imana neza aho tutari, ikagirwana n'ibyacu kugira ngo hatagira abantu babiyobya. Haleluya! Kwimana neza nibajya kuyobya umugabo yivuga iti mwitonde, nubwo adahari ndahamubereye, nubwo atari hano ndahamubereye. Abana nibajya ku ishuri niyagira ikijya kuba bahivuga ngo fete attention, mwimukoraho ntibakorwaho, ndahababereye. Mwaretse tukagwa Imana neza. Korari we, mwaretse tukagwa Imana neza. Bakristo bene data, naratunguwe. Abahungu 7 bose Imana yarabagaye ngo yungura igitekerezo Samweli. Ni Imana yakimwunguye, muzasome biriya neza. Ngo abaza Yesayi ngo nta wundi usigaye. Aravuga ngo hari undi wasigaye, aragiye intama. Nukuva kwa Yesayi Dawidi arabarurirwa mu byasigaye, remainings, ibisigazwa. Ariko ku Mana arabarurirwa mu bambere. Ikibazo si ubuzima waba urimo, ikibazo murangurikiye ni Imana ikuvugaho. Mundabe hano mbabwire akantu njya nigisha barokore cyane abiwacu mu mujyi. Murangurikiye? Buriya nubana n'umuntu kumva Imana ntimuvuga nabi, akamererwa nabi, agasizora, akagira ubuzima bumugoye, jya umwubaha. Kuko gusanga Yosefu muri gereza mu gitondo si ikimenyetso ko nimugoroba bamusangamo. Bwira mugenzi wangu ukwiye kunyubaha, ukwiye kunyubaha kuko ntabwo nzi neza. Tugira barakora batagisuhuza abandi ngo urumva ngo genga Imana yaranzamuye, ngo mba numva mfite amavuta ngo agarukira mu mujyi ngo atajya mu cyaro. Uribeshya. Nabonye umuntu ufite masters ubuzima bumunanira muri Kigali, agataha iwabo Nyamagabe. Mbona n'umuntu uvuye Nyamagabe yimutse atarize aje gutura afite inzu. Ibyo bintu wabisobanura ute? Ukwiye kumwubaha kuko ntumuzi. Ushobora gusanga Yosefu muri gereza mu gitondo arimo akubura, nimugoroba mugahura udafite uburenganzira bwo kumusuhuza. Kuko Imana ikora mu buzima bwa Yosefu ntikunyuraho, nta nama yagutumiramo. Murangurikiye? Ni Imana ikora itunguranye, ikanyuraho batabihagarika ahubwo babishyigikira kugira ngo umuntu wese abyumve.
araza, bamutumaho araza. Akihagera muzi byabaye, Samweli yaravangiwe, yaramurebye byonyine kumureba aravangirwa. Amaze kuvangirwa, Imana iramubwira ngo rega musukeho amavuta ni wowe. Ni Imana irwarira igisubizo cy'umuntu kugeza ikimushyikirije mu biganza. Mushumba, Imana irabizi ko nta mbaraga wagira zo kuyirwanira, irakurwanirira mpaka bakigushyikirize mu biganza. Ntibabishaka, Samweli ntabishaka nk'umutanga, Yesayi se ntabishaka, ariko Imana kuko ibishaka irategetse ngo musukeho amavuta niwe. Kandi ntabwo byari na ngombwa ko Dawidi na Samweli bakundana ako kanya, ko hari igihe cyo gukundana. Icyari ngombwa no kumusukaho amavuta. Yesu ashimwe. Reka nsoze mvuga icyanyuma, byinshi mbireke. Muzi ko yanibutse ikindi gikomeye, Imana yaramwubatse ihera ku birenge igeza ku mutwe. Imana yubatse Dawidi ihera ku birenge igeza. Tekereza ariko kuva mu ishyamba ugahinduka umwami wa Isiraheli, kandi uzi gufata imyanzuro nk'ije. Murumva urugendo we n'Imana bagendanye. Nakunze ibintu Dawidi yakoze. Yesu ashimwe. Haleluya. Turi kuvuga umwihariko mu gukorera Imana. Ibintu Dawidi yakoze bikanezeza. Icyambere mu kibika hano, Dawidi yabaga hafi y'Imana kurenza kuba hafi y'ibintu byari byo byose, nubwo yari afite ibyo kubana nabyo. Ntago munyumvise. Dawidi yabaye hafi y'Imana cyane, akajya yigisha inama. Zaburi ya 32 umurongo wa 8, Imana yari yamubwiye ngo nzakwigisha nkwereke inzira unyura, nzakugira inama, ijisho ryanjye rizakugumaho. Ngo amaze kugera ku ngoma agira umwete wo kubana n'Imana cyane, akajya yigisha inama. Mundebe hano bakopeza ikintu, uzacuke ku mugabo wasabaga amafaranga ya buri munsi kubera ko wabonye akazi, ucuke kuri anko na tante kubera ko aribo bakugaburiraga, ukaba wagiye gushinga urwawe. Ariko ntuzigere ukora ikosa ryo gucuka gusabana n'Imana. Umunsi warikoze no gupfa uzapfa. Ndabona mutanyumvise. Uzakore ibyo ucuke ku bindi bintu byose byari bigutunze, byari bikubeshejeho, ariko ntuzigere ucuka mu kubana n'Imana. Nuko iryo kosa uzapfa. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Nsoza ndashaka kuvuga utuntu dutatu mu mahame y'ubwami bw'Imana ubu ngubu turimo bukiri mu isi. Hari ibintu bitatu mugomba kwitondera, kandi ndashaka kubivuga tugasenga Imana tugasoza. Icyambere, iyo umuntu ahombeye Imana nyuma yo kumwubaka, hari igihe Imana idahita imwica. Murankurikiye? Iyo umuntu ahombeye Imana nyuma yo kumwubaka, Imana yarakoresha imbaraga nk'izo yakoresheje, hari igihe Imana idahita imwica, ahubwo igatanga isoko, ikiritsindiye nicyo kimukosora kikamugarura mu muhamagaro. Kubera iki? Ukurikije imbaraga Imana yakoresheje ntiyaguhomba. Urabona Imana yaguhomba? Urabona si Imana yampomba? Uzi kugira ngo ngaragara habwirize, nanyuze mu bintu n'ibindi, Imana ikagikubita ikamira utuzumba, ntabwo nzumva, ariko ngeze aho ndumva, ndayamanika ndayibwira ngo ndumva. Ubu rero waranyuze ukavuga ngo mbonye ubuzima, Imana impaye icyubahiro, Imana iranzamuye, ndaguye. Imana hari igihe idahita ikwica, igatanga isoko, igitsindiye isoko kiragukosora kweri kweri. Iri teraniro ndashaka kwirukana umwuka wo gutsindira amasoko ku buzima bwanyu. Abarokora ukurikije ukuntu bari gukorera Imana, ugakurikiza ukuntu bari guhombera Imana, uzabona ko mu minsi iri imbere hari ibintu bizatsindira amasoko kandi byagukosora. Niko byagendekeye Isiraheli. Bageze mu gihugu bararya, barya isombe, bakubitamo umufupa, barariye, barabyibushye, ngo amajosi arahonjoka, ngo batangira n'amateori yoroshye. Muzara yayo ngo Imana ni iki? Iyo umuntu ageze ku rwego rwo gusobanuza igisobanuro cy'Imana baragendanye, abari hafi yo gupfa. Ngo Imana ni iki? Ngo kubera iki Imana yatubujije uburenganzira, ngo Imana iradufungirana, bariko ibintu bidufungirana, ngo ibintu bidukanga. Ngo no, ngo ndumva shaka freedom no kwibohora. Murankurikiye? Ni ikinyejana kibi, ni ikinyejana kibi. Murankurikiye? Ndashaka freedom no kwibohora, ndashaka ubuzima kubworoshya.
ngo Imana ibatumaho banga kuyumvira, irangije ibwira Nebukadinezari ati wanyemerera nkaguha isoko nkurikije uburemere bw'ubugome ufite wabankusurira. Ibwira Nebukadinezari amubwira iti wabankosora ukabashyira ku murongo. Hagati ya Nebukadinezari n'Imana habaho iyo mikoranire. Ntimuzatume Imana ikorana n'umupagani. Ndababaye. Ntuzatume Imana ikorana n'umupagani kugira ngo bagarure ubuzima bwaho bwagakwiye kuba buri. Ntuzatume Imana ikorana n'umurozi. Ntugatume Imana ikorana n'umwicanyi. Irangije ivuga ijambo ry'ubuhanuzi rikomeye, iravuga ngo mboherereje umugaragu wanjye Nebukadinezari. Muzi icyo bivuze? Ni ukumuproteja, kumurinda no kumwimpawaringa, kumuha imbaraga. Kuvuga ngo mbohereje umugaragu wanjye Nebukadinezari ntiyari umugaragu w'Imana, yari umwicanyi. Yafashe Sedekiya munogoramo amaso, yafashe abatambyi arabakata arajugunya, asigaza abinazi n'abarwaye ibisebe niba yasize mu gihugu. Urusengero ararusenya. Yari umugabo bakoresheje uburetwa kugeza ubwo baniha. Ndetse yabahaniye Imana ararengerera. Imana iravuga turakubise urarengerera nawe nzaguhana. Tekereza umuntu uhanira abantu Imana kugeza ku rwego nawe Imana ifata icyemezo cyo kuzamuhona. Ukwiye kugira umwihariko wo gukorera Imana. Ukwiye kuva mu bantu ukajya ahantu ukongera ukabitekereza, kubera ko ntabwo uri umuntu usanzwe. Wikwishinga abantu muhuye ejo bundi, bagutumiye ejo bundi ngo ugende ugupfupfuke. Wikwishinga ubuzima ugiyemo bwitera amababa bukaguruka. Ukwiye kugira umwihariko wo gukorera Imana ushingiye ku rugendo wagendanye n'Imana. Fata ikiganza cyawe gutya. Fata ikiganza cyawe gutya. Vuga ngo nshingiye ku rugendo nagendanye n'Imana. Nkwiriye kugira umwihariko. Haleluya! Nkwiriye kugira umwihariko. Kandi ndimo ndirukana uyu mwuka, ndimo narwana nawo. Sibwo bwa mbere mbonye abarokora Imana ibakosora. Uzi ko inzara ishobora gutsindira isoko ikazamura imyumvire. Nanze kumvira Imana ndi mu biryo byinshi. Harabona abayoboye hano baranzi tuvuga ibyongereza byinshi tutavugirwamo. Tujya mu nama muri Serena, guys. Cyo gera amakaminuza abiri ya leta. Nyavugira ntavugirwamo, nambara gakote buri wa gatatu ndodesha gashya. Icyo gihe nari mfite n'inkunga ntaga abanyeshuri twari twarahawe na Papa Benedito wa 16 ninjye wabandikaga. Kandi urumva nasengeye muri ADPR, Imana yankuje nabyo kubera ko yavuganye nanjye turi mu rusengero rw'ibitaka. Maze kurangiza Imana irambwira ngo uzankurira, ndayibwira nti no. Nzamukristo mwiza w'inyarugenge ujya muri zone utanga icya 10 n'amatora, ariko nzajya ngukorera uko mbyumva. Imana irambwira ngo nkwigishije mu biryo byinshi wanga kumva, ngiye kuzana ubwoko bw'inzara nyinshi uzazamura imyumvire, kandi ko bwarayizamuye ndumva. Simbibifuriza. Niyo mpamvu ndimo ndarwana n'uyu mwuka. Nutagira umwihariko Imana izohereza ibitsindira isoko. Uzajya uhora uvuza abana, ibaze kugira ngo Imana yohereze uburwayi buza kugutera imbaraga, wagira intege nke akaba aribwo buza. Ugasanga umuntu 2 bya 3 by'akabati byagakwiye kubikwamo amata, icyayi na bya bindi byose bitswemo ibinini. Haravuza, yagira ibihe byiza byo gusenga, indwara ikagabanuka, depression ikagabanuka, ubwo nagahinda kakabije murankurikiye, mu nda hakagabanuka ntihamurye igifu, ibihe bya buri igifu kikazamura tension. Muvuga ngo ubwo buzima ntabwo dukeneye. Muranyumvise abo turi kumwe? Umwihariko mu gukorera Imana. We kugira umwihariko. Rimwe nigeze kuganiriza abana b'abakobwa twari tubafite, banyuranya n'imico yacu nyine muri ADPR. Ndabaganiriza ndababwira nti rero bibaye byiza mwagwa mukava muri ADPR mukigendera mukajya mu yandi madini ibibemerera bitazabatera umuvumo. Barambwira ngo ngo president, utwebwe ngo urabibona ngo twavukiye ahantu ngo yafi, ngo turi abantu nyine ngo babohotse. Njya kubasengera kuko bari bananiye. Imana irambwira ngo bihorere.
nzabaha abagabo bazabahesha ubugingo kuko nabibabwiye. Bituma ngira amatsiko, hari ingo mutasengera ngo bikemuke kuko umugabo ari muri gahunda y'Imana. Bituma ngira amatsiko dirijante yo kubaza imiterere y'abo bagabo. Imana irambwira ngo nta numwe muri bukijijwe, ngo igihe cyose yagabanyije ibihe byo kuba iruhande rwanjye nzajya mpa amaboko umugabo, agahinda n'agahiri n'intimba bimusubize mu bihe by'amasengesho, nkomeze mubone akomeze kwitwa umwana w'ubugingo. Nekumubura hari ingo mutasengera, umva ko murambika ibiganza bishyushye, hari ingo mutaderivura. Reba hano nkurikira, igisakwe cya Pawulo kiri mu kazi, uko yakwinginga Imana kose gishinzwe kumera nka speed governor igabanya ubwibone igihe bugiye kumufata ku by'Imana yamukoresheje. Hari ibintu mutazasengera ngo biveho kuko murankurikiye, bishinzwe kutubyaza inyungu z'ubwami. Muvuge ngo ndabyakiriye. Uwo musatsi w'injwiri ntuzagenda nubwo wawukura, kuko niwe ushinzwe kukwibutsa kuri rojyoroge. Imyate mike yasigaye yo mu cyaro ntizavaho, ishinzwe kukwibutsa ko nubwo uri mu mujyi wa from mu cyaro kugira ngo worohe wazadukandagira. Amaso areba gutya, kuba uri mugufi nubwo wakwambara inkweto ndende tuzajya tubibona nka photocopy, ntabwo ari original. Nabonye abantu barwana nabyo, umuntu akagera no ku rwego yambara ubusa akajya kurura amaguru yawe kubera kuzamuka umusozi n'ibiki, havanzemo n'imfundiko, byose nakavuyo. N'imyaka umaze ubyara rwose bagakwiye kuba wambara indende. Ndeba hano ndabibwira abagore, kandi mushumba banza narabimubwiye. Ndabibwira abadamu, ni wambara ubusa cyane umugabo yarakuzanye utambara ubusa, uzaba umuteye umwuka wo kukugereranya n'abandi bagore, kandi se wowe ufite ibitesi wowe havanzemo n'imfundiko, uzaba wikururira urugamba utazakemura. Mwaretse tukanyurwa nuko turi muri ADPR n'abandi bakanyurwa naho bari. Muranyanze ndabizi turakundana. Dirija ndabona bandebye nabi, kamvuge ndebe iyi korari nabonye aribo baririmba bameze neza hamwe na Sayuni. Mwebwe ntago muntera amabuye. Ni wambara ubusa umugabo we yarakuzanye, mwaravanye cyangugu Nyakabwende mukavana Rwempasha, hasi ujya muri Ankore hakurya, mukavana mu Gakindo iyo, mukavana iyo ngiyo hasi ndego, akakuzana wagera mu mujyi ukabona warasigaye kambara ubusa, uzatuma kugereranya n'abana bavukiye mu mujyi, kandi mu bitesi ntuzazamo, uzahorana urugamba rwo guhora wikora byange. Kangaruka ku byanjye, iyo uhombeye Imana rero Imana igutangira isoko. Twirukanye umwuka wo gutangirwa isoko, turawirukanye mu izina rya Yesu. Mushumba muze kutwirukanira, mufitiye ubwoba. Iri tero nimo abantu bahombeye Imana ku rwego hari amasoko ari kubasaba. Hari ibintu biri kubati nge Mana namugukosorera, kandi iyo bigeze ku rwego Imana igutanga mu maboko y'umwuka mu bibyo ni bibi. Ntago mujya musoma inama yabaye mu ijuru hagati y'Imana bari kuganira kuri Ahabu. Abasomye biriya mwabonye Mikaya yarabonye iki? Ngo yabonye mu ijuru abamarayika bose n'ingabo zo mu ijuru bahagaze imbere y'Imana. Buri mwamarayika na buri ngabo yavugaga icyo yakorera Ahabu agakosoka. Imana iravuga ngo dosiye zanyu zirimo ibyangombwa bituzuye, ngo ifungura isoko mpuzamigabane n'imyuka mibi iraza. Ntimwabisomye? Ngo haza umwuka mubi, uravuga uti jyewe ndamutera kujya ku rugamba bamuhanuriye iby'ukuri, ndatuma abahanuzi bamuhanurira ibintu bipfuye. Nibara uri ibintu baguhanurira ukurikije n'umutima wawe barakubeshya, ni umwuka mubi. Ngo aragize aravuga ngo nimara kubimutera ngo ndamujyana ku rugamba, ngo naza kurasa ngo biraza kugera igihe bamurase agwe ku rugamba. Imana iramubwira ngo very good, isoko urayitsinde tugende ujye mu kazi. Buriya maze iminsi ngira ubwoba
iyo umuntu yanze ko Imana imukosoza umuntu uri ruhande rwe imukosoza ikintu, iyo wanze ko igukosoza ikintu igukosoza ibitagaragara birimo amavirusi za bagiteri n'ibindi bikazana uburwayi. Iyo umuntu abyanze imukosoza imyuka mibi. Reka mvuge icya kabiri. Mu mahame agenga ubwami bw'Imana, iyo umuntu apfuye kandi agikora, murankurikiye, mukwiye kumenya ko Imana ifite abasimbura abazima benshi. Muragira ngo Imana yarakennye, ifite abantu we. Abantu barapakiye mu isambu ya Mesiya, barapakiye. Babwira ibintu nihuse. Inyuma ya Sawuli hari Dawidi. Inyuma ya bene Eli hari Samweli. Inyuma y'abatambyi n'abahanuzi hari Kristo Yesu. Nta muntu kamara mu murimo. Niyo mbyibutse ndiyoroshya nkaca bugufi nkabwira Imana, Imana ndoroheje. Ndoroheje. Kuko inyuma yanjye hari abandi bazima bakora. Yavuga kavuga kuzura umwuka wera agakora n'ibitangaza. Wowe uranabizambye Imana ikakwihanganira. Hari ukuntu umuntu apfa, yarangiza gupfa akagira ngo ntabwo Imana yabona umusimbura. Na Mose abona umusimbura. Kandi Yosuwa yaje, wiyagiye guhana ntamera nka Mose. Murankurikiye? Niyo wasabye imbabazi arakwica. Kuko si Mose. Usaba imbabazi ukatura ibyaha byawe agahita kwica, akavuga ati nakubabarira ariko ndakwica. Imana irakize ku bakozi ku rwego ahubwo urimo uratakaza umwanya we, vamo gatoya urebe, hazahita haza undi ubikora neza. Wowe waririmbaga unarakaye kubera iwawe, hazaza undi uririmba aseka, kandi abantu bakeneye useka. Turi mu kinyejana cya gorirosi na yawurute. Abantu ntibakeneye umuntu umureba nabi. Abana banyu mujya mubona iyo umurebye nabi ahita yivumbura. Ni gorirosi na yawurute, ntibakeneye abantu babareba nabi. None wowe tureba nabi. Hari abasimbura. Mwarakoze gutegura iyi gahunda. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kandi mu bintu njyangirira ubwoba ni igihe Imana atangiye kuvuga umusimbura uwo azasimbura kiri ku ngoma. Ubwoba buranyica. Muzi impamvu? Hari igihe Imana imusimbuza uwisimbuje ikamwica kuko yarazi inguni z'umurimo kugira ngo atazabangama. Murakoze kunyumva, muri abana beza. Icyanyuma aricyo nsorezaho mu mahame agenga ubwami bw'Imana, ni ukumenya ko Imana idakoresha abantu bashoboye, ikoresha abantu bashobotse ikabashoboza. Ihame rikomeye. Mundebe hano, nabwiye abaririmbyi niwe jya avugana nabo cyane. Turi mu kinyejana, mubona haje ubuhanga. Shaka ubuhanga, nutabushaka igitaramo cyawe ntibazakitabira. Ko Joyous yaraje, Zimpleze yaraze, Maverick City irimo n'abana bambaye amakobo yasatuye, ariko azamuka tuyakubitijwe. Kamanuka muri baritone. Murankurikiye? Nukuvuga nudashora, nudashyiramo imbaraga, icyo bivuze ukwiye gushora ariko utwira Imana ngo Mana singishoboye, ntaho nageze. Nzi abantu bubatse amateka barayubaka ariko ajyana nabo. Uyu munsi hari abandi bari kubaka amateka nabazajyana nabo. Ntabwo Imana ikoresha umuntu ushoboye, ikoresha ushobotse. Niyo mpamvu Imana ibanza gutoza umutima. Iyo ubyemeye Imana iragushoboza. Iyo umuntu yemera Imana iramushoboza. Ntabwo Imana ikoresha umuntu uvuga ngo genda umva bishoboye ngo urwego ngezeho. Hari igihe kigeze gutera mwene data arabizi, tugira abavuga butumwa muri uyu mujyi, wamwoherezaga kuruhuha akakubwira ngo amavuta mfite ntarenga umujyi. Twari turi kumwe Nyakabwende, umuntu ashaka kumwohereza Nyakabwende akabwira ati amavuta mfite ntarenga uyu mujyi. Nta numwe muri bukibwiriza. Imana narayitinye. Iyo umuntu ageze ku rwego avuga ati ndashoboye, agatangira no gushaka n'abafana, ukoma amashyi, uzamuka uvuza,
uba wamaze gupfa. Kandi ikintu cyantunguye mushumba ari nako nsoreza tugasenga. Hari igihe Imana yica umuntu igakomeza kumutera inkunga yo kubaho. Ndaje mbibabwire dusenge. Hari igihe Imana yica umuntu ikamwica kweri ari gakomeza kumuha promotion. Ntabwo promotion zose ziva mu mugisha w'Imana. Hari nizi gutera kugira ngo banze umenyekane niguhonda bizabe bizwi ku rwego rw'igihugu. Abantu bazayidefande bavuga ati hano mu kazi hakoze amakosa, ntari yakoze amakosa, nano yakoze amakosa. Kuba Imana imukubise rwose nibyo. Imana ivuga iti very good, mfite n'abandi fande. Kurikira neza dusenge. Hari igihe Imana yica umuntu igakomeza kumutera inkunga yo kubaho. Uwari kugendera Sodomu ni Gomora yari kugira ngo haracyariho. Ni nayo mpamvu nimujya musenga mugakenera gukora ibintu biri mu bufatanye mbagira inama. Kandi mushaka nanigiye kuvuga ikintu gisa n'icyabana ariko nuko numva mfite ubutesi bwinshi kandi nabahawe na Yesu. Mushaka mwaza kungurira fanta kubera yuko inama ngiye kubagirira komeye. Nushaka gufatanya n'undi muntu muri ubuzima bw'umujyi ukwiye kwitonda utazafatanya n'uw'Imana yishe. Imana ikakubwira guhunga ibintu byose uri ubisige. Iyo Lota bimenya ko Sodomu ni Gomora hatakiriho, ntiyari kujyana y'umuryango we, ntiyari kujyana y'amafaranga ye, ntiyari kujyana y'amashyo ye. Nta kintu na kimwe yahagurukanye n'umugore yamutakarije mu nzira. Imana rishobora kwica umuntu igakomeza kumutera inkunga yo kubaho. Haleluya, amina, haleluya, amin. Ukagira ngo umuntu ariho naho yapfuye kera. Dukwiye kugira umwihariko wo gukorera Imana. Nsoza kugira ngo dusenge. Abanyarwanda n'abanyarwandakazi munyumve neza. Muri mu bantu bakwiriye kuba bafite umwihariko wo gukorera Imana. Ku buryo uhura n'umunyamahanga yatambira Imana wo karushaho. Wibutse uko waje muri iki gihugu wambaye urugabire. Ntacyo ugira. Ukibuka ukuntu Imana yakubatse nyuma y'ibyo wahuye nabyo, tante wagutesa ikaguha umugabo akagutetesha, ukamenya yawuru tutarigeze uyimenya, ugakurikiza ukuntu Imana yagiye twubaka ikatugeza aha ngaha tugejeje. Twagakwiye kuba turi abantu bakorera Imana barivuyeyo. Ku buryo tuvuga tugiye gufata amasaha 6 yo kuba ku rusengero nta kintu dukora ari kwiyereka Imana gusa. Nkaza nkafata amasaha 6 nkicara. Havuga nti Imana aya masaha 6 nayo kwicara kugira ngo nkwiyereke. Nk'umunyarwanda nuko kwiyereka. Sindi bugusabe, sindi busenge, sindi buvuga ikintu na kimwe ariko nje kukwiyereka nkurikije ahantu wampuye. Nago munyumvise. Nago munyumvise. Ibintu murimo biraciriritse. Murapfa imyambaro, kwambara ubusa, barambaye, simbyumva, murimo murapfa ubusa. Twagakwiye kuba dufite umwihariko wo kugera n'imbere y'Imana ukabwira ngo Mana turagutinya, turakuba. Kurikije ibintu wubatse, gakurikiza ukuntu watubabariye, gakurikiza aho tugezeze, gakurikiza intambwe waduteze, ugakurikiza ibyo umaze gukora, ugakurikiza urwego tugezezeho. Mana turakubashye. Ku buryo tuza tukaba speechless, tukabura ikintu tuvuga, tukabwira Imana ngo turebe gusa. Umwihariko wawe ni uwuhe mu gukorera Imana? Tujye gusengera ibintu bibiri byonyine. Barashaka kuzubaka ahangaha kandi dufite ituze, tuzabikore ntawe uduhase ariko uzajya ushyira mu mwihariko. Ntugakore nk'umuntu uri kwikiza iminsi y'igiterane, uzajya ukora nk'umuntu washyize mu mwihariko. Sibyo mushu? Iryo si ihame tuzagenderaho. Tuzakorera Imana nk'abantu bashyize mu mwihariko, ntabwo tuzakorera Imana nk'abantu bikiza igiterane. Tugiye gusenga, turasengera ibintu bibiri. Icyambere, tugiye kubwira Imana, tuyibwire ngo sa n'umuntu waguhombeye, ariko ndashaka kwigarura, ntabwo nkeneye ibitsindira isoko ngo bingarure. Uwo mwuka tuwirukane. Turawirukana. Ngaho ni muhaguruke mwese, ko abashumba bagiye kudusengera. Icya kabiri, turabwira Imana ngo Mana, nanjye umwihariko mu kugukorera. Unyobora inzira yo kugukorera, umwihariko mu kugukorera. Reka dusabe umushumba Roriye aza dusengere, atwingingira Imana.
narangiza na mushumba wacu umwuka wera arimo aranganiriza mushumba ngo hari ijambo rimuza kuvuga ubwo rero nta niryo ufite umwuka wera ari guha umwuka wera w'abarokore agira ibintu utamenye ijambo rimuze kurivuga uribwira aba bantu iryo umwuka wera guha ngewe ntabwo ndi bugaruke hano ndahita njya kwicara. Mana yacu, Mana ishobora byose, turagushimiye ko ukomeje kuduha ibihe byiza byo kuba imbere yawe. Umuririmbyi yaravuze ngo kwicara imbere ya Yesu ni iby'igiciro, ngo iyo nicaye imbere ye ngo njya nimenyaho ubugoryi, ariko kumuhanga amaso bikanzanira gukiranuka. Paulo arandika aravuga ngo maze kumenya uko mwizera umwami, ngo mpora ninginga Imana mbasabira ngo Imana ibahe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa. Twumvise amagambo akomeye, ubwenge bwacu butashyikira keretse duhawe uwo mwuka wo guhishurirwa, kuko ngo uwo mwuka ni udutera kumenya Imana. Kandi Kristo Yesu ubwo wabwiraga abigishwa ubasengera, waravuze ngo abo wampaye nabahaye ubugingo buhoraho, kandi ubugingo buhoraho nuko bakumenya, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Umwuka w'ubwenge ni udutera kumenya Imana, n'udutera guhishurirwa, tukamenya iby'Imana ishaka, tukamenya kugendera mu by'Imana ishaka, tukamenya gushyikira iby'Imana ishaka. Uyu mwanya amagambo twumvise, uwo mwuka w'ubwenge atabaye muri iri teraniro, atabaye muri twebwe, nta na gitoya twakuramo, nta na gitoya twashyikira, ariko kuko wabigendereye, kuko wabigambiriye yuko abari muri iri teraniro twumva ubu butumwa, turagushimiye Kristo Yesu ku mwuka wo guhishurirwa ari aha ngaha, ari nawe watera umuntu wese kwakira no kumenya ibyo ushatse kuganira nawe. Turakwinginze ngo Mwami Yesu Kristo hatagira uwagaragara yuko ashyizwe ku isoko uyu mwanya, kugira ngo isoko rimutsinde, maze Mwami bibe ngombwa yuko yakosozwa ibihano, bibe ngombwa ko yakosorwa muri buriya buryo twagiye twumva. Ahubwo tera buri muntu wese gucishwa bugufi no kugushaka no kukugarukira, bitari byaba ngombwa yuko agira ibiza kumukosora. Mu izina rya Yesu Kristo turakwinginze Mana Data, twemerere uwo mwuka w'ubwenge akorere muri twese, akorere mu bagabo, akorere mu bagore, akorere mu basore n'inkumi, kugira ngo atwemeze cyane gucishwa bugufi, dushake mu maso hawe Mwami Imana, kugira ngo aho twagiye kure tukugarukire, kugira ngo ibyatumye tudamarara tukibagirwa ibyo wakoze mu kubaho kwacu, tukibagirwa aho wadukuye. Mwami Yesu Kristo, uyu mwanya byose tumanitse amaboko turi imbere yawe, dushaka kongera kukubana nawe no kukwegera no gufashwa nawe. Ngirira buri wese neza, kandi Mwuka Wera komeza ukore kugira ngo buri muntu wese ashyikire ibyo uvuganye nawe. Ndagushimiye ko kubw'urukundo rwawe ari wowe utuganirije. Umukozi wawe aravuze, ariko Umwuka Wera we ntaceceke, ahubwo akomeza duhishurira ibyo ushima n'ibyo ushaka, mu izina rya Yesu, amen.